Muraho neza mwese, ikaze nanone kuri channel ya MHDF Rwanda. Amazina yanjye nitwa Mutuyemariya Uruge Rachel, nkaba ndi volontaire wa Mental Health Dignity Foundation. Ubaye utarakora subscribe kuri channel yacu, wakanda button iri munsi y'ino video kugira ngo urusheho kujya uronka amakuru menshi agiye atandukanye ku kubungabunga ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo bubaka igiti cy'umuryango. Ntucikwe. Mu miryango yacu niho tuvoma icyiza cyangwa ikibi, aribyo bigira ingaruka nziza cyangwa mbi ku buzima bwo mu mutwe bw'abayigize. Igiti cy'umuryango kitwereka amasano abagize umuryango bafitanye n'imyitwarire umukiriya yahuje n'abagize umuryango we n'uburyo bibagiraho ingaruka bose hamwe. Muri urwo rwego inzobere yita ku buzima bwo mu mutwe ari we clinical psychologist yifashisha igiti cy'umuryango kugira ngo kimufashe kugira amakuru ku nkomoko y'ikibazo umukiriya we ashobora kuba afite, aribyo bitegura kumuvura hakoreshejwe uburyo bujyanye n'ikibazo cyo mu mutwe afite. Reka turebere hamwe ibimenyetso bikoreshwa mu kubaka igiti cy'umuryango. Dushingiye ku bahanga bagiye batandukanye, ibi ni bimwe mu bimenyetso byifashishwa igihe wubaka igiti cy'umuryango. Imbere yanyu murahabona uruziga. Uru ruziga rusobanura igitsina gore. Ashobora kuba uri gufasha cyangwa se umwe mu muryango we harimo umuntu w'umugore cyangwa se w'umukobwa, icyo gihe uzabyerekana wifashishije uruziga. Hanyuma mpande enye, agashushanyo kari munsi y'uruziga ikabisobanura umugabo cyangwa se kare cyangwa se square. Munsi ya mpande enye isobanura umugabo harimo uturongo tune dusobanura umukuru w'umuryango. Uturongo tune udushyira mu gashushanyo kerekana ukuriye umuryango. Munsi nk'uko mubibona hari agashusho katwereka ko umugore n'umugabo bashakanye byemewe n'amategeko. Iyo bashakanye byemewe n'amategeko dukoresha uyu murongo wuzuye wose. Turaza kubona n'ubundi buryo werekana abantu babana mu buryo butemewe n'amategeko, ariko igihe aba bana babana mu buryo bwemewe n'amategeko, icyo gihe uzabyerekana ukoresheje uyu murongo wuzuye wose. Noneho niba werekanye ko umugore n'umugabo bashakanye byemewe n'amategeko, hari umukuru w'umuryango. Bitewe n'uko umukiriya bikubwiye na situation, haba hari umukuru w'umuryango. Ushobora guhita ushyiramo utu turongo tune mu ishusho y'umugore se cyangwa y'umugabo bitewe n'ukuriye umuryango. Hanyuma birumvikana ko iyo uvuze ko bashakanye unashyiraho umwaka bashakaniyeho. Agashushanyo mubona ka gatanu munsi karagaragaza ko noneho abashakanye bibarutse abana babiri b'abahungu ndetse n'umuhererezi w'umukobwa nk'uko mubibona ku ishusho. Hanyuma uburyo abana bagaragazwa muri genograme byimbitse turabibona ku ishusho ikurikiyeho. Hanyuma agashushanyo ka nyuma kuri uno murongo karatwereka umubano w'abantu. Niba abantu babanye mu makimbirane uzabyerekana ute? Urashyiramo umurongo wa zigzag hagati y'abo bantu babanye mu makimbirane. Ushobora kuba ari umugabo n'umugore babanye mu makimbirane, icyo gihe uzahita ushyiramo zigzag yerekana ko nyine babanye mu makimbirane. Si na umugabo n'umugore gusa, kuko hagati y'abana hari igihe nk'umukiriya uri kuvura ashobora kubwira ati hagati yanjye n'unkurikira se cyangwa mukuru wanjye dufitanye amakimbirane cyane, dufitanye amakimbirane amaze igihe kirekire. Icyo gihe ukaba wakwerekana ko bafitanye amakimbirane ukoresheje uyu murongo wa zigzag. Dukomeje ku murongo wundi ukurikiye barakwereka ijambo respondent. Ubwo icyo gihe ni umukiriya turi kureba, turi gushushanyiriza igiti cy'umuryango. Ushobora gukoresha kano gashushanyo bakweretse k'imizingi ibiri, umwe uri mu wundi, cyangwa se inziga ebyiri, uruziga rumwe rurimo imbere y'urundi, cyangwa se ugakoresha ibindi tubize kubona mu rugero rw'igiti cy'umuryango cyakorewe umukiriya nka example, aho ushobora noneho gukororiya cyangwa se gusiribanga mu mukiriya wawe uri kuvura, ukaba wanashyiraho n'agafresh, bikaba byakwerekana umukiriya urimo uravura. Ikindi munsi y'umukiriya murahabona ishusho y'agakubo cyangwa se gukuba, byerekana urupfu.
icyo gihe ubishyira muri ka gashusho k'umugabo cyangwa k'umugore, uruziga cyangwa se ya mpande enye, ugashyiramo gukuba byerekana ko uwo muntu yapfuye. Birumvikana ko byiza iyo unashyiraho n'igihe yapfiriye, n'impamvu hari igihe biba ngombwa ukaba wayishyiraho. Munsi murahabona ikintu cy'uruziga kitagaragara neza. Iki cy'uruziga kigaragaza, gisobanura abantu babana, nk'uko turuze kubibona mu rugero ruri palpable rugaragara rwerekana genograme cyangwa se igiti cy'umuryango cyakorewe umukiriya. Muraza kubibona ukuntu umuntu ashushanya runo ruziga yerekana abantu babana mu nzu imwe, kuko nicyo bisobanura. Munsi y'uru ruziga hariho ikimenyetso, hariho umugabo n'umugore bashakanye ariko bakaba barabonye gatanya. Niba barabonye gatanya ushyiramo hagati muri bo uburongo buberamye bubiri bwerekana ko nyine batandukanye kandi byemewe n'amategeko, hanyuma ugashyiraho umwaka. Hanyuma munsi nk'uko mubibona hariho gatanya y'uyu mugabo n'umugore bashakanye, ariko hakaba baribarutse umwana. Abo hejuru murabona ko batanye nta mwana bibarutse, ariko abo munsi nk'uko mubibona batanye ariko bafitanye umwana w'umuhungu. Nk'uko mubibona rero, nyuma ya divorce cyangwa se mu buryo bwemewe n'amategeko, ufite mu nshingano umwana cyangwa se uzakomeza kumumenya, kumurera, kumwitaho, kumuha byose ni umugabo. Nibyo bakwereka hano ngo man has custody of son. Umuhungu babyaranye bombi azakomeza kurerwa n'umugabo. Niyo mpamvu umwana ari kuri no kote y'umugabo. Icyo gihe niba umugore none hari we uri kurera umwana, birumvikana ko umwana uzahita umuzana munsi y'umugore, munsi hano kuri kano gashusho. Agashusho kanyuma kuri uno murongo karatwereka abantu babanye neza cyane. Ashobora kuba ari umugabo n'umugore, ashobora kuba ari abana bavukana, abo uri kwerekana ku giti cy'umuryango ariko babanye neza. Niba umukiriya ari kuvuga ngo babanye neza cyane, umubano wabo mbese ari mwiza cyane, icyo gihe uzashyiramo uburongo butambitse butatu, uburongo butatu bubahuza bwerekana ko babanye neza. Nk'uko mubibona rero kuri iki gishushanyo kindi gikurikiye, noneho baratwereka uburyo ushobora gusobanura abana babyawe mu buryo bugiye butandukanye, cyangwa se abana bari mu muryango, muri famiye, ubyerekana mu buryo bugiye butandukanye. Nk'uko mubibona rero, umugabo n'umugore barashakanye byemewe n'amategeko, kuko nk'uko mubibona hariho umurongo utambitse muremure uhuye, utari wa wundi w'utudashi cyangwa se ugiye ucimbaguye. Ntabwo ari umurongo ucimbaguye ubahuza, bivuze ngo bano babanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma barabyara. Mbere na mbere babyaye umwana w'umuhungu w'imfura. Birumvikana ko iyo uri kubashushanya gutya, iki ni igishushanyo kitwereka, kidufasha kubona uburyo ki umuryango wubatse. Ariko nk'ubu ngubu ku mwana w'imfura, niba uri kubaka igiti cy'umuryango, urajya ugenda ushyiraho yenda yavutse ryari, ese niba umugabo n'umugore bashakanye ryari. Aya ni amasembolo adufasha kubyumva, ariko iyo ugeze muri pratique, iyo uri gukora cya giti cy'umuryango cy'umukiriya wawe uri kucyubaka, icyo gihe uzagenda ushyiraho details zihagije zigufasha kumva neza kese y'umukiriya, kumusobanukirwa neza, kugira ngo umenye isoko y'ibibazo ashobora kuba afite nk'uko twabibonye mu ntangiriro, ndetse umenye n'uburyo icyo uzamufasha bitewe n'uwo ari we n'umuryango aturukamo. Dukomeje rero, umwana w'imfura hano ni umuhungu nk'uko mubibona, uwa kabiri ni umukobwa, hanyuma uwa gatatu n'uwa kane murabona ko hari amagambo. Uwa gatatu baravuga ngo adopted, uwa kane bakavuga ngo fostered. Nk'uko mubibona hari itandukaniro riri hagati yo kuba umwana ari adopted ndetse no kuba ari fostered. Adopted na fostered biratandukanye. Ikibitandukanya ni uko iyo umwana ari adopted bimara igihe kirekire, hanyuma umwana uri fostered bikaba byamara igihe gito. Hano turatanga urugero rufatika, kuko ari adopted murabona by'umwihariko nko ku kimenyetso, murabona kuri iki gishushanyo ko kuri uyu mwana uri adopted hari agarongo gahura neza kamuhuza n'ino famiye, papa na mama. Ariko ku mwana uri fostered hari akarongo gusa gacimbaguye, ntabwo hari kakandi kamuhuza. Bishatse kuvuga iki? Kuri uyu nguyu uri adopted bizamara igihe kirekire, kuko ushobora nko gusanga famiye iba yaramwiyandikishijeho,
usanga ntabwo wenda bamubyaye mu nda, papa na mama ntabwo bamubyaye, ariko bamwiyandikishijeho mu buryo bwemewe n'amategeko. Birumvikana ko rero ibyo bizamara igihe kirekire. Ariko kuri foster ashobora kuba ari nk'urugero, hari umwana wo mu muryango muri gufasha by'igihe gito, yenda niba ari umwaka umwe, hanyuma utaha akaba yasubira mu muryango we kubw'impamvu runaka. Ibyo rero ntabwo nk'uko mubibona biri legal, cyangwa se hariho aka karongo gahura neza kamufatanya na famiye, kuko ni iby'igihe gitoya, ntabwo mu by'ukuri yanditse kuri famiye by'igihe kirekire cyangwa se by'ubuziraherezo. Ariko kuri adopted, umwana wabaye adopted urerwa byemewe n'amategeko, icyo gihe hari ikimuhuza n'umuryango, n'ubwo mu by'ukuri badafitanye isano y'amaraso, ariko hari ikimuhuza n'uwo muryango. Ku gashushanyo ka 5 nk'uko mubibona ni ugukuba, ni agashushanyo ko gukuba kavuga abortion. Abortion ni ugukuramo inda. Gukuramo inda bishobora gukorwa kwa muganga, umuntu ashobora kubifashwamo n'abaganga aho bakora icyo bita surgical abortion, cyangwa se umuntu ashobora no kubikora ku giti cye agakuramo inda. Icyo gihe biterwa na case umukiriya arimo arakubwira kugira ngo ubone uko ubyandika. Icyo gihe gukuramo inda uzabyerekana ukoresheje kara kamenyetso. Hanyuma akamenyetso gakurikiraho ka 6 ni impande enye m'imbere irimo gukuba, bishatse kuvuga stillbirth. Stillbirth mu Kinyarwanda bivuga ko umwana yapfuye mbere y'uko avuka, cyangwa se mu gihe cyo kuvuka yapfuye avuka, umwana wapfuye avuka. Hanyuma akamenyetso ka 7 kavuga miscarriage. Miscarriage iki gihe biba mu by'ukuri yinda ivuyemo bitandukanye n'iri abortion. Abortion wayikuyemo, bishobora kuba ku bushake, ariko kuri miscarriage ni ibintu biba naturellement, ni ibintu biba biri natural, ni ibintu utahatirije, utashatse, byabaye kubera impamvu zitandukanye kandi utagize mu ruhare. Icyo gihe niyo bita miscarriage. Hanyuma nk'uko mubona ku gashushanyo gakurikiye karerekana ugutwita, ni triangle yerekana ugutwita. Saka kamenyetso konyine, kuko nk'uko turi bibone muri slide zindi zikurikira, hari n'akandi kamenyetso ushobora gukoresha werekana umugore utwite. Ushobora gukoresha ikikoroheye, upfa kubusobanukirwa neza icyo bivuze, cyane ko kandi nanone nk'uko turi buze kubibona mu bimenyetso bitandukanye, harimo ibishobora kuba applied mu muco wacu tukabikoresha, ariko hari n'ibindi, kuko nyine izi nyandiko ziba ziva ku bahanga bagiye batandukanye, by'umwihariko b'abanyamahanga, ntabwo biba byoroshye ko neza bihura n'umuco wacu. Haba harimo ibyo tutashyira mu muco ngo bikunde, haba harimo ibyo tutabonera neza uburyo byaprayinga mu buzima bwacu, ariko harimo ibyo, hari amasinya amwe namwe twafata yadufasha mu gusobanura uburyo ki abakiriya twabakorera igiti cy'umuryango mu buryo busobanutse. Agashushanyo gakurikiyeho kariho akabazo bishatse kuvuga nk'urugero, umukiriya ashobora kubwira ati twavukaga turi abana 8, ariko yenda uwa 7 ntabwo nibuka niba yari umuhungu cyangwa yari umukobwa. Icyo gihe uzashyiraho akabazo, kuko umukiriya atazi igitsina cy'uwo muntu. Hanyuma agashushanyo kandi gakurikiye karerekana impanga. Iyo impanga ziri identique cyangwa se ari za mpanga zihuje byose, birumvikana ko n'ibitsina biba bihuye. Icyo gihe uzashyiraho ko bameze kimwe, nyine ibitsina ari bimwe, ni abana b'igitsina gabo bose, ni abana b'abahungu 2. Hanyuma hejuru uhita ushyiramo akarongo gatambitse kabahuza, kuko bahuje byose. Hanyuma niziba ari impanga zidahuje byose, hano murabibona ko harimo umukobwa n'umuhungu, icyo gihe ntabwo uzashyiraho kakarongo gatambitse ko hejuru kabahuza, kuko ntabwo bari identique, ntabwo bari identical. Icyo gihe uzabashushanya bisanzwe, ariko nyine ni imirongo 2 ihuye yerekana ko bavuye mu ntanga imwe, ariko ntabwo ushyiramo akandi kabahuza hagati kerekana ko bameze kimwe, kuko ntabwo basa 100%. Nk'uko nabivuze rero, mu ma symbols atandukanye, ibimenyetso bikurikira tugiye kureba ni ibimenyetso byerekana umubano mu muryango.
Nk'uko mubibona hari ibimenyetso byinshi bitandukanye, ariko bimwe muri byo uba usanga bitaba applied mu muco wacu, ariko hakaba hari ibindi dushobora kwifashisha za symbole zadufasha mu kurepresenta genogramme z'abakiriya cyangwa se mu gushushanya igiti cy'umuryango cy'abakiriya. Ikimenyetso cya mbere nk'uko twabibonye kiratwereka ugushyingirwa byemewe n'amategeko. Hanyuma ikimenyetso cya kabiri kiravuga abantu bashobora kuba bari mu rugero muri fiançailles. Abantu bari muri fiançailles barapanga ubukwe ariko ntibarabukora. Icyo gihe ushobora gushyiramo kariya kameze kuriya, ariko mu by'ukuri ntabwo bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Bafitanye umubano ariko ntabwo bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma ibimenyetso bindi bibiri bikurikiyeho ntabwo biri applicable mu muco wacu. Mu bimenyetso bibiri bikurikiyeho dushobora gufata nk'ikimenyetso kimwe muri rusange, dusigarane ko igihe abantu batandukanye kuri iki cya gatatu, ikimenyetso cya gatatu, kuri no symbole ya gatatu, kuri agashushanyo ka gatatu, niko dushobora kwifashisha. Urugero, abantu umugabo n'umugore bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko ariko baratandukanye, ariko ntabwo bari divorce mu buryo bwemewe n'amategeko. Bashobora gutandukana ku buriri, bashobora gutandukana umwe akaba yakwahukana, ariko mu by'ukuri ntabwo bivuze ko batandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ejo cyangwa ejo bundi bashobora kongera bagahura, ya makimbirane yabo bakakemura bakongera bakaba umwe. Niyo mpamvu aka kamenyetso tukazirikane nk'ako dushobora kwifashisha igihe twerekana ko umugabo n'umugore batandukanye ariko mu buryo butemewe n'amategeko. Reka mbivuge ntabwo uburyo batandukanye bwemewe n'amategeko, kuko bo ubwabo ikibazo bafitanye gishobora kurangira ejo cyangwa ejo bundi bakongera bakaba umwe, ubuzima bugakomeza nk'ibisanzwe. Aka gatatu ko ntabwo kari applicable. Hanyuma akamenyetso ka gatanu ni divorce nk'uko twabibonye. Abantu babaye divorce byemewe n'amategeko uzashyiramo uturongo tuberamye twerekana ko nyine babaye divorce byemewe n'amategeko, baratandukanye byemewe n'amategeko. Hanyuma akamenyetso ka gatandatu ni abantu nk'urugero bari muri fiançailles bagatandukana, mbese bari bageze ubwo bitegura ubukwe ariko baratandukana. Cyangwa se abantu babanye mu buryo butemewe n'amategeko bagatandukana. Icyo gihe ushobora gukoresha uno murongo utuzuye, wa wundi navuze na mbere, umurongo utuzuye udahura neza, uduce werekana ko abantu nyine bihuje mu buryo butemewe n'amategeko, ariko hano by'umweru ugashyiraho noneho aka karongo kaberamye werekana ko nubwo bihuje mu buryo butemewe n'amategeko baje no gutandukana, ukaba wahita ushyiramo kano karongo kaberamye. Hanyuma akamenyetso ka karindwi karerekana ugupfakara. Icyo gihe ushyiramo agakubo kerekana ko umuntu yapfakaye, ariko ushobora no kutabikora utya, ahubwo niba werekanye ko abantu bashakanye umugabo n'umugore, ukaba washyira agakubo ku wapfuye nk'uko twabibonye. Iyo ubikoze uko nguko werekanye uwapfuye, biba bisobanura ko nyine usigaye n'ubundi ari umupfakazi. Ushobora rero kugashyira hasi kuri uno murongo bahuza nk'abashakanye, cyangwa se by'umwihariko ugashyira ukanongera kugashyira kuri uwo muntu wapfuye, kuko kugashyira hasi ntibihagije cyane ko tutamenya turebye kuri aka gashushanyo ese uwapfuye ninde. Ni ngombwa rero kugashyira mu wapfuye, byaba na ngombwa ukongera ukagashyira muri no mubano wabo ko umwe yasigaye wenyine kuko undi yitabye Imana. Hanyuma akamenyetso ka munani karerekana ko abantu, urugero, bari muri fiançailles barabana mu buryo butemewe n'amategeko mu nzu. Aka kantu k'akamenyetso kari hagati yabo murabona ko ari akantu k'akazu gatoya, byerekana ko uyu mugabo n'umugore babana mu nzu imwe ariko bakabana mu buryo butemewe n'amategeko. Ni nacyo cy'ingenzi. Tujya ku kamenyetso ka nyuma hano, kandi nako urabona ko ni ingenzi cyane kwerekana aferi. Umuntu yenda uca inyuma undi ushobora kubyerekana ukoresheje tuno tumenyetso. Icyo gihe uzakoresha uturongo ducimbaguye tw'umutuku werekana ko nk'urugero umugabo n'umugore barashakanye byemewe n'amategeko, ariko wenda umugabo aca inyuma umugore we. Icyo gihe none ukabyerekana ukoresheje iri bara ry'umutuku risobanura ko afite aferi itemewe hanze ya mariage. Hano hari utundi tumenyetso tubiri tw'ingenzi nababwiye
akambere karerekana ugutwita. Nk'uko tugeze kubibona ku kimenyetso dusobanura abana, twerekanye ko harimo umwana wari utwite, byerekanwaga na triangle. Uriya muntu utwite byerekanwaga na triangle. Umwana utwite muri bariya twabonaga kuri kiriya gishushanyo, harimo utwite byerekanagwa na triangle. Aho rero ushobora none kubyerekana ukoresheje akazeru k'utwite igitsina gore, mo imbere ugashyiramo akadomo byerekana ko atwite. Munsi hano hari ikindi kimenyetso cyerekana noneho aba bana ariko bafitanye isano. Niba yenda nk'urugero umukobwa yashatse musaza we cyangwa se yashatse mubyara we, mbese hagati yabo hari amasano. Nubwo babiri bashakanye ariko bafitanye isano, icyo gihe uzashyiramo uturongo tubiri tubahuza twerekana ko bafitanye isano y'amaraso. Hanyuma nurangiza umanuke ushyireho wa murongo ucimbaguye nyine werekana ko babanye, hanyuma bakabyara abana nk'ibisanzwe. Ariko hagati uzaba washyizemo uzajya wibuka gushyiramo uturongo tubiri turebana tugaragaza ko abo bantu bahuje isano y'amaraso. Uru ni urugero rero rufatika rwerekana uburyo ki igiti cy'umuryango wagikora ugikoreye umukiriya wawe. Ubu ni uburyo bugaragara bwifashishwa, ni uburyo bugaragara twifashishije amasembore yose twarebeye hamwe, cyangwa se ibimenyetso bitandukanye twabonye bikoreshwa mu kubaka igiti cy'umuryango. Hano ibyinshi biragaragara. Nk'uko mubibona, umugabo n'umugore barashakanye byemewe n'amategeko, babyara abana 8. Umukiriya nyiri iki giti cy'umuryango ni umwana wa 4 muri uyu muryango. Murabona ko ari kwerekanwa no kuba mo imbere hasiribanze. Ni umukiriya w'igitsina gore, kandi mo imbere urabona muri kano gashushanyo k'uruziga harasiribanze, byerekana ko ari we nyine nyirizina uri gukorerwa igiti cy'umuryango. Ushobora no guhita ushyiraho hano agafureshe gatunga nyine kuri runo ruziga kerekana ko uyu ari we mukiriya kuko uri muritaho, cyangwa se ugafata kandi kazeru kagashyiramo hagati nk'uko twabibonye mu bimenyetso byabanje, ukerekana ko ari we mukiriya uri muritaho. Ibyo byose ni ibituma atandukana n'abavandimwe be, kugira ngo nureba genograme umenye uri kwitaho ni uwuhe. Nk'uko mubibona rero, ise na nyina bitabye Imana mu 1994. Bari barabyaye abana 8, umukiriya ari uwa 4, ari umukobwa. Hanyuma imfura mu muryango wabo yari umukobwa, yarapfuye. Murabona ko harimo udukubo twerekana ko abavandimwe bose bapfuye. babiri bamukurikiye b'abahungu nabo barapfuye 94. Hanyuma abana 4 bose bakurikiye umukiriya nabo barapfa. Murabona ko munsi ya buri mwana hariho igihe cye yagiye apfira. Yego. Hanyuma munsi y'umukiriya ho hariho igihe yavukiye. Yego. Hanyuma uyu mukiriya w'igitsina gore turi kureba muri akanya muri iki giti cy'umuryango yaje kubana n'abagabo 4 batandukanye. Umugabo wa mbere babanye n'uwa kabiri ntabwo azi igihe bavukiye. Umugabo wa mbere babyaranye umwana mu 2000, umugabo wa kabiri babyarana umwana mu 2006, umugabo wa gatatu babyarana umwana muri 2010, umugabo wa 4 babyarana umwana w'umukobwa muri 2015. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi ni ukwerekana ko uyu mukiriya abana n'abana be bose uko ari 4 mu nzu imwe, ari byo biri kwerekanwa na runo ruziga runini rugari rubahuje abantu baba mu nzu imwe. Ndizera ko urugero rwumvikana. Tubifurije kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Murakoze.